My friends, my guys, ujya buka neza yuko ingi ari Silas Maker Rwanda ni groupe dore akandi kantu k'ubwenge kandi ariko urabizi neza yuko Facebook yawe inshuti zawe ufite zishobora guhinduka followers. Ntuzabona umuntu afite followers nyinshi, burya followers nyinshi hari igihe zituruka kuri friends nyinshi. Ufite friends nyinshi ushobora kuzihinduramo followers. Dore nk'uko ushobora kubigenza, uraza ujye kuri Facebook yawe. Nuraza kujya kuri Facebook yawe direct turabona ndi home. Nuraza kujya home uraza ujye aha hantu hari sorry, weho uraza ujye ahangaha uri kuhareba aka gace nkakwereke uri kubona aka gace kari kuturongo dutatu, uraza uhakirike. Nuraza kuhakirika urabona aho isugera, urakanda uze kuri profile yawe. Noneho yongera ngo urimo kubibona fresh, urabona aka gace kariho uturongo dutatu niko urakandaho. Nuraza kugakandaho urabona just mfite 4,900 friends. Nurangiza weho uri buze kuza wigira hano handitse turn on professional mode, nuraza ukirikeho. Nuraza ukirikaho weho uri buze kuza uze kuri iki gice cyanditseho turn on, standing on. Standing on tuze turebe result ari buze kuduha. Just urahita ubona bakugejeje aha hantu. Urabona hano bari gusaba add profile picture iriho, add cover photo, select your profile category. Ngiye hano twose ndadufite, nawe uzatwuzuzamo. Nuraza gutwuzuzamo uzagende uhite ugira ute, uzagende uhite usubira inyuma hano. Kadusubira inyuma turebe ukuntu bimeze. Just urahita ubona hano followers ngizi hano. Ahari hari friends hahindutse followers. Ngira ngo urabibonye ibintu 900 bahise bandika followers na following 212. Uko umuntu azajya kugusaba friends ahubwo azajya gusaba followers. Just niko bimeze kabisa. Nibi wibuke neza yuko ingi ari Silas Maker Rwanda ni group yo gutegura ibi ngibi. Ngende Silas Maker, usaba ukora subscribe, like, share na comment, ukazajya ubona byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amahoro Imana bane nawe kandi turakunda cyane.